Ku makuru yo ku wa 13 Ugushyingo uyu mwaka, Serge Minani Gervais w'imyaka 39 arashinjwa kwica abantu 5 abarashe. Uru rubanza rwaburanishijwe mu ruhame, aho uyu musirikare yiciye aba bantu mu kagari ka Rushyarara, umurenge wa Karambi, akarere ka Nyamasheke. Urubanza kandi rwaburanishirijwe mu ruhame, aho rwitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye, harimo n'abahatakarije ababo. Bivugwa kandi ko uyu musirikare yari yagiye kunywa hanyuma agashyamirana na nyirakabari bapfa kutishyura, agasohoka akagenda bakagira ngo aratashye, akagaruka azanye imbunda ayikuye mu kigo, agasanga nyirakabari ntawe uhari nk'uko byatanzwe mu makuru. Yasanga nyirakabari ntawe uhari akarasa abo yahasanze. Muri aba 5 yarashe harimo n'umwana w'imyaka 17 nawe watakaje ubuzima kimwe n'aba bavuzwe haruguru. Uyu musirikare kandi araregwa n'ubushinjacyaha ko afite ibyaha 3. Icyaha cya mbere ni ugukoresha intwaro bitategetswe n'umukuru, kwiba, kwangiza ku bushake igikoresho cya gisirikare. Icya gatatu kandi ashinjwa ni ukwica yabigambiriye. Birakaze. Uyu musirikare wunganiwe n'umunyamategeko wateruye asaba ko umuburanyi we cyangwa se uwaburanira yunganira mu mategeko yafashwa akaba asubikiwe urubanza kubera ko arwaye. Hanyuma umushinjacyaha yahise avuga ko kuri raporo y'itariki 6 z'ukwa 11 iyi raporo igaragaza ko nta kibazo na kimwe afite, nta n'ikibazo na kimwe kigaragara ko yari afite. Ibyo nta shingiro bifite, ari nabyo byatumye uyu muburanira wa Gervais cyangwa se uyu mwunganiramategeko, uyu wamwunganiraga mu mategeko, yahise afata umwanzuro wo kwivana mu rubanza ahita agenda. Uregwa yabanjije gusaba imbabazi imiryango yahemukiye, ubwo byabaye ngombwa ko yiburanira kuko uwamuburaniraga yari amajije kugenda. Yatangiye asaba imbabazi umuryango yahemukiye, uwo yiciye abantu babo, nk'uko byavuzwe ruguru cyane ko yishe abantu 5. Akomeza asaba imbabazi ndetse n'umuryango we bwite yateye igisebo nawe akaba yarawuhemukiye. Akomeza asaba imbabazi umuryango nyarwanda, aho yanasabye kandi imbabazi umuryango akoreramo ari wo wa RDF yabagamo. Kandi yavuze ko yakosheje rwose asaba umuryango ndetse n'abaturage imbabazi. Yavuze ko yarashe aba baturage abitewe n'umujinya kuko yari amajije gutukwa n'abari mu kabari, bamwe bakanamukubita bakamubwira nabi, agahita azabiranwa n'uburakari, agafata umwanzuro wo kujya mu kigo, akazana imbunda bose akabarasa ahereye kuri nyirakabari. Gusa yasanze nyirakabari yagiye, nyirakabari arorokoka atyo. Ubushinjacyaha bwamubwiye ko atari ukwirwanaho ahubwo ari ukwihorera bitewe n'uburyo yishemo aba bantu by'agashinyaguro. Yishe aba bantu by'agashinyaguro bibabaje, aho yabarashe amasasu menshi bikabije, bigaragara ko ari ukwihorera. Uburyo yibyemo imbunda mu kigo akarasa abantu amasasu menshi, bigaragara ko ari ukwihorera, kuko byagaragaye muri raporo ko aba bantu yarashe uko ari 5 bose yabarashe amasasu 53.
Ikindi mu bo yarashe harimo n'umwana w'imyaka 19 basanga yaramurashe amasasu. Uyu mwana yari afite imyaka 17 basanga yaramurashe amasasu 19. Ibintu birababaje pe. Ibintu birababaje, biteye agahinda, aho usanga umuntu ahereza agaciro umujinya n'amarangamutima ye kurusha gutekereza icyo ari cyo n'icyo akwiriye gukora n'uwo ari we, bikarangira yambuye abantu ubumuntu, harimo abo bagiranye ibibazo n'abo batagiranye ibibazo, kugera no ku rwego umuntu w'umusirikare arasa abana hejuru y'umujinya uvanze n'inzoga, bitakabaye kandi bitagakwiriye. Uyu musirikare kandi arashinjwa kwica akarasa amasasu menshi abo yishe, aho yishe Siviliyani Ezira Nsekambabaye amasasu 6. Uyu Nsekambabaye afite imyaka 51 y'amavuko. Uwa kabiri yishe yitwa Sindayigaya Zefani, yamurashe amasasu 11. Uyu mugabo Sindayigaya Zefani afite imyaka 46. Uyu musirikare kandi arashinjwa kwica undi musivile witwa Muhawenimana Jonas, yamurashe amasasu 13. Uyu Jonas afite imyaka 28 y'amavuko. Uyu musirikare kandi arashinjwa kwica undi musivile witwa Muragijimana Onesphore w'imyaka 20 y'amavuko, yamurashe amasasu 4. Birababaje pe. Uyu musirikare arashinjwa kwica umwana w'imyaka 17 witwa Benumugabo Denis, Mana Nyagasani, akamurasa amasasu 19. Biteye agahinda. Biteye agahinda ibi bintu, biteye agahinda, aho usanga hari ibikorwa dukora tutabanje kwitekerezaho, ukagira ngo nta buzima dufite cyangwa nta bumuntu tugifite. Uyu Sharija kandi Minani yasabye ko yasubikirwa ngo ararwaye. Sinzi wowe uko ubyumva, njye ndumva biteye agahinda binababaje. Birababaje cyane aho abantu benshi tujya mu kazi kacu tugaha agaciro inzoga zikadutera ibindi byinshi, ugasanga ngo nari nanyweye ngo mfata umuntu ku ngufu, ngo nari nanyweye ngo ntakazi, ngo nari nanyweye ngo hanyuma ngo nica umuntu ngo ntabishaka, ngo nari nanyweye ngo ngira umujinya, ngo nandagaza abantu mu ruhame. Ibyo ni ibintu Banyarwanda, Banyarwandakazi, dukwiriye kumenya abo turi bo, tukamenya icyiza dukwiriye gukora, cyane ko ibyo dukora byose bigira ingaruka ku miryango yacu, yaba abana bacu, yaba imiryango yacu. Byose dukora biragaruka bikabagiraho ingaruka. Ibyo tugiye tubitekereza, twajya tumenya ibyo dukwiriye gukora. Ujye utekereza kenshi mbere y'uko ujya gukora ikintu ukora, byagufasha. Udakontorore n'amarangamutima y'icyo wanyweye n'umujinya ukurimo, ukajya gukora ikintu runaka, bikarangira ingaruka zije kuri wowe, zikaza kuba wabyaye, zikaza ku muryango wawe, ugatera umuryango wawe icyasha, kandi nawe ubwawe utiretse. Ibaze umuryango w'uyu musirikare watumwe n'igihugu kujya kurinda umutekano w'abaturage, ariko kubera gukontororwa n'amarangamutima y'umujinya no kunywa
kandi utananyweye ntacyo waba, aho ujya kunywa mu kabari ukitwaza icyo uri cyo ukumva ntugomba kwishyura ahubwo ugomba kwambura abantu, bagira ngo baranakuvuze ukinyabya hariya ukihesha ibikoresho usabwa gukoresha mu kazi ukaza kwica abantu, ntiwice uwo mufitanye ikibazo n'abari kumwe bose bakabigenderamo, ibyo bintu ntibikwiriye. Akazi twahawe gukora twagahawe kugakora kugira ngo dukorere igihugu cyacu. Duhabwa akazi ko gukora kugira ngo dukore inshingano dushinzwe duteze imbere imiryango yacu. Ikindi buriya umuntu wambaye umwambaro wa gisirikare aba agomba guhesha ishema we ubwe, igihugu ndetse n'umuryango, cyane ko ari abantu twese twubaha. Noneho kugera ku rwego usanga nk'uko nabibonye umushinjacyaha abivuga, yavuze ati twebwe mu mategeko ya gisirikare niyo uri ku rugamba umuntu muhanganye akamanika amaboko biba bigaragara ko yemeye ko yatsinzwe uramureka. Hanyuma we gusanga wamanikiwe amaboko n'abasivile mutagiranye n'ikibazo ariko ukanga ukabica ni ibintu biteye agahinda. Aho yanagaragaje ko ku mibiri yabo hariho ibikomere byinshi bitandukanye by'amasasu menshi yagiye abarasa, ntunamurasa isasu rimwe, byagaragaye ko ari ibikorwa by'ubusazi by'agashinyaguro, aho urasa umuntu isasu rimwe biratatane papa, reka mbivuge nk'uko yabivuze. Biteye agahinda. Biteye agahinda, dukwiriye gukora inshingano dushinzwe, dukwiriye gukora ibyo twatumwe, twagira imbogamizi mu kazi dukora, tukisunga itegeko riturengera kuko natwe itegeko riturengera ku waduhungabanije cyangwa akatubangamira mu kazi kacu rirahari, ariko tutihoreye cyangwa se ngo twikemurire ibibazo mu buryo budasobanutse butuma buteza ibibazo birenze bikototera imiryango, abavandimwe ndetse n'abaturanyi ndetse na benshi badukunda bakabibabariramo. Ibaze ko aba bantu 5 bapfuye bari bafite imiryango. Ushobora gusanga hari abari bafite abagore n'abana, abari bafite ababyeyi, ubu abana babaye imfubyi, abagore babaye abapfakazi cyangwa se abagabo babaye abapfakazi nabo, cyangwa se ababyeyi babuze abana basigaye nta kintu cyo kuvugiraho na kimwe bafite. Kandi bari kugira umumaro mwinshi bari kumarira imiryango yabo. Ariko kubera wowe n'umujinya wawe ufashe umugore wawe utumye agiye kubaho nta mugabo agira. Abana bawe bagiye kubaho nta se bagira, ufunze kubera ibyaha wakoze. Imiryango runaka utumye iba ipfakara, ibuza ababyeyi wenda babafashaga mu kubarihirira, mu guhaha no gukemura ibibazo bya buri munsi by'ubuzima, ugiye gutuma baba umuzigo kuri leta ndetse nabo ubwabo bananirwa kwiyakira. Igikomere cy'umubabaro n'agahinda wabateye. Byagaragaye kandi ko abantu bose bari bari muri uru rubanza nta n'umwe wavugaga, ahubwo bumiwe ukabona ko bose bimyoza, ubona bababaye bababajwe n'igikorwa kibi uyu mugabo wari ushinzwe kurinda abantu, wari ushinzwe kuzana umutekano w'abantu, ari we wawuhungabanyije akambura ubuzima abantu, yishingikirije umujinya no kwikunda, kumva ko ababaye kurusha abandi, agahemukira abantu batandukanye n'iyi miryango. Inshuti zanjye, icyatumye nkora iki kiganiro ni ukugira ngo twisuzume mu kazi dukora, twisuzume mu buzima bwa buri munsi duhura nabwo. Duhura n'abatubwira nabi, duhura n'abatuvuga nabi, duhura n'abadutuka, duhura n'abantu batubwira uko bishakiye, ariko si igisubizo ibyo bakoze natwe tubasubize uko batugiriye. Oya, niba umuntu yagukoreye icyaha hari inzego zishinzwe kumuryoza cyangwa se gukora uburyozwe kuri icyo cyaha yakoze. Gana ababishinzwe bagufashe nawe bakurenganure, ariko wikihorera, wikirwanirira, wikikemurira ibibazo mu buryo bwawe bwite, kuko uburyo bwawe bwite bushobora guhungabanya benshi cyangwa se bigateza ibibazo byinshi birenze icyari cyabaye cyakihanganirwa. Ndabakunda cyane bakunzi bacu, uburyo mudukurikira mubana natwe, mudushyigikira mukanda subscribe, mudukorera share, like na comment. Dukunda uburyo mukurikirana ibiganiro byacu, ibihangano byacu dukora, cyane ko hacaho n'ibiganiro by'ubuhanzi, ubuhamya ndetse n'ibindi bitandukanye bikomeza imitima. Abafite ubuhamya, abafite ibiganiro bumva bashaka kugaragaza impano runaka, mutwandikire kuri 078 35
90 169 cyangwa se ujye hasi muri komenti